twongeye twagarutse rero nka Pini Rwanda n'ubundi nk'ibisanzwe. Iyo mitungo yose batabasha gusobanura, ubushinjacyaha buvuga batabasha gusobanura inkomoko yayo ndetse n'iyo ndonke buvuga ko bakiriye, iyo iteranyije agaciro kabyo usanga ari amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari imwe. Mu nkiko zimwe zo ku isi umuntu bamufunga bamushinja gutanga ruswa cyangwa se gusaba ruswa cyangwa se indonke, noneho mu gihe afunzwe akagerageza gutanga ruswa cyangwa se indonke kugira ngo bamurekure. Wabyumvise ri? Ubushinjacyaha bwo buvuga ko impamvu zikomeye zituma bushinja Hakizinshuti Onasi Gwindonke Kanyangira John ngo nuko ubwo Hakizinshuti Onasi yasabaga uruhushya cyangwa se ibyangombwa bya Kominya Limited n'indi yitwa Itisha Josi iri Rwamagana, yahuraga mu bihe bitandukanye n'uwo Kanyangira John umukozi wa RMB uri muri komite ishinzwe gusesengura ubusabe bw'impushya z'ubucukuzi z'amabuye y'agaciro, bagahurira ahantu hatari ku kazi. Ariko abari hanze baba bibaza ngo mutugaragarize indonke yamuhaye n'indonke bwoko ki. Hari itegeko rivuga ngo urugero Hakizinshuti Onasi niba ari ibyangombwa arimo arasaba muri RMB nyuma y'akazi ntazigera ahura na Kanyangira John umukozi wa RMB, ubundi umuntu araregwa gutanga indonke, ariko wakoze iperereza ntagaragaze ubwoko bw'indonke umuntu yatanze, ntagaragaze niba ari intebe yamuhaye ariko n'abacukuzi, ese yamuhaye gasiterite, ese yamuhaye indonke ya koruta, yamuhaye indonke ya gasegereti, yamuhaye indonke ya beryllium, yamuhaye indonke ya turmarine, yamuhaye ibindi bibuye n'ibihe ya gold, yamuhaye indonke y'iki. Icyo nicyo kibazo kiri abantu bibaza kuri kesi y'uwo Hakizinshuti Onasi. Yatanze indonke ya Salama. Twongeye twagarutse rero nka Pini Rwanda n'ubundi nk'ibisanzwe. Hari inkuru z'urubanza twagiye tubagezaho ariko tukagenda tuzibagezaho mu ma episode. Twabagejejeho iya mbere, tubagezaho iya kabiri, tubagezaho iya gatatu. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho iya kane. Ni inkuru twise iy'abakire barindwi ariko akaba ari abashoramari bagera kuri 4 ndetse n'abakozi 3 b'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli na gazi cyangwa se RMB. Abo ngabo bakaba bafunzwe cyangwa se batawe muri yombi, bari mu maboko atari ayabo. Barazira iki? Turi buze kubyumva hano. Mu nkuru ya mbere twabibagejejeho, mu ya kabiri tubibagezaho, mu ya gatatu tubibagezaho. Uyu munsi rero nanone turi kumwe na Daniel, ubushize twatandukanye yakamejeje ati ndekura ntahe. Uyu munsi turi muri weekend turamufite, turagira ngo dufatikanye kuganira ku rubanza rw'aba bagabo rumaze gusubikwa inshuro zigera muri 3. Ku munsi w'ejo ku itariki 14 n'ejo hashize kwa gatanu nabwo twageze ku rukiko bati twarusubitse ku nshuro ya 3. Hanyuma reka mbanze nakire Daniel Dushima Umuremyi, ubwo duhite tunatangira atubwira ese ubundi gusubika urubanza inshuro zigera muri 3 bivuze iki. Inkuru wagiye ukora narazikurikiye. Kubita abakire ntabwo ari ikintu kibi. Buriya iyo umuntu ageze ku rwego rw'uko aha akazi abantu barenga 500 baba ari abakire nyine nk'uko wari urimo urabivuga. Nk'uko wabimbazaga rero wari urimo urambaza uti kuba izi manza zarasubitswe nako urubanza ruregwamo abakozi 3 ba RMB ndetse
n'abashoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bagera kuri 4. Bivuze iki? Mu gisubizo cyahuranyije nakabaye mvuze nti bisobanuye inzira y'ubutabera. Inzira y'ubutabera nyine ni kuri igenda, manza ziraba zigasubikwa, ariko nta rubanza n'uru na rumwe biba bigoye kugira ngo ubone urubanza rwasubitswe rugasubikwa binyuze mu nzira zinyuranye n'amategeko. No, imanza zisubikwa nyine binyuze nanone mu nzira zemewe n'amategeko, kuko haba hari impamvu. Kugira ngo rero nk'uko wari urimo urabimbaza, reka ngufashe kurezima n'ubundi byo wari warigeze gukoraho wowe. Mu kwezi kwa 4 nibwo inzego z'ubutabera, ubundi akenshi abantu batabwa muri yombi bwa mbere bigizwemo uruhare na RIB ndetse n'ubushinjacyaha. RIB igakora dosiye ikayishyikiriza ubushinjacyaha, ariko mu kwezi kwa 4 nibwo abakozi 3 ba RMB barimo uwitwa Kanyangira John ndetse n'uwitwa Niyongabo Richard ndetse n'uwitwa Rwomushana Karemera Auguste, abo ngo bafite inshingano zitandukanye muri RMB, bari rwego rwo kuyobora icyo twita amadiviziyo. Bafite inshingano zitandukanye muri RMB, ariko bose bakaba bari bahuriye ku kuba bari no muri komite ishinzwe gusesengura ubusabe bw'impushya z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abo ngabo rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabateye muri yombi ndetse runata muri yombi n'abashoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abashoramari bakomeye ndetse banafatiye runini abaturage benshi, kuko abashoramari nyine iyo witegereje ubona ko batunze abaturage benshi babaha akazi. Uretse no kubaha akazi nyine biranumvikana ko baba banatanga n'imisoro, bafatiye igihugu runini. Ku ruhembe rw'abo bashoramari uzwi cyane ni umugabo uzwiho kuba ari umugira neza cyane, ubundi uko abaturage bari bamuzi, ni Ndagijimana Jean Philippe. Ndagijimana Jean Philippe afite ikirombe gikomeye mu Rwanda. Navuga ko abashyitsi benshi tugira bashaka kureba ibirombe bya Gasegereti, ubwo nibyo twita Casterite, abenshi bajya mu kirombe cy'uwo witwa Ndagijimana Jean Philippe. Afite rero kompanyi ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Gamiko Mining, maybe ko haniyongera hari Company Limited, ikorera mu mujyi wa Kigali. Hanyuma hakabamo Kwizera Jean Bosco, afite iyitwa Dumaka Mining ikorera Rwamagana, nayo mbere yuko batabwa muri yombi ho gato nahoze mbona abanyamakuru batandukanye bayisura berekana uko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro burimo buragenda butera imbere mu Rwanda, ndetse ubwo hari hagezeho gahunda yo kuvuguruza ibyo ibihugu by'ibituranyi ndetse n'amahanga byagendaga bibegera u Rwanda, ku Rwanda rw'amabuye muri Kongo. Icyo gihe niyo kompanyi iri mu zasuwe. Hanyuma hakaza n'uwitwa Rubazinda Kariste, afite iyitwa Kariyani Mines, nayo iba mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyarugenge niba nibuka neza. Nande ubwo hazana Hakizinshuti Jonas muri dosiye ibarega igaragaza ko afite mo kompanyi harimo iyitwa Kominya Limited ikora mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi, ndetse hakazana Etesa Josi iba mu ntara y'Iburasirazuba i Rwamagana. Ubu mu gukora iperereza rero byarangiye hakozwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo buregera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro busaba ko abo bose navugaga bafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Abo bose rero tuvuga bakaba batuye mu mujyi wa Kigali. Ubwo ni nayo mpamvu nyine wumva ko babajyanye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Akenshi umuntu aburanira, ashobora kuburanira ahantu hatatu, ashobora kuburanira aho akekwaho gukora icyaha, akaburanira aho atuye cyangwa se aho yafatiwe.
mu rukiko rw'ibanze baburana ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo iminsi 30 baburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Hanyuma rero ubushinjacyaha bwabagejeje icyo gihe imbere y'urukiko bubashinja ibyaha bitandukanye. Bwavuze ko ubushinjacyaha uwitwa Kanyangira John ndetse n'uwitwa Niyongabo Richard, ngo ni abakozi ba RMB, bakurikiranyweho buri umwe ibyaha bibiri. Icya mbere, gusaba no kwakira indonke. Icya kabiri, kudasobanura inkomoko y'umutungo bafite. Hanyuma kuri Rwamusha na Karemera Augustin nawe ashinjwa ibyaha bibiri. Ashinjwa icyaha cyo gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, ubushuti, n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Ni ukuvuga ngo nawe ashinjwa ibyaha bibiri. Hanyuma rero abo bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bandi nakubwiraga, Ndagijimana Jean Philippe, Hakizinshuti Jonas, hakaza Kwizera Jean Bosco na Rubazinda Karisi, bo bagashinjwa nk'uko nabivugaga, bashinjwa icyaha cyo gutanga indonke. Hanyuma rero baje kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, bose ibyaha bashinjwa babirabihakana, basaba ko bakurikiranwa badafunze. Ubushinjacyaha bwo bugasaba ko bakurikiranwa bafunze. Hanyuma rero byaje kurangira nyuma urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufashe umwanzuro w'uko bakurikiranwa bafunze mu gihe cy'iminsi 30 by'agateganyo. Abo bakoraga ubucukuzi bose rwarabafunze. Rumaze kubafunga baza kujurira icyemezo, baza kujurira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Nyuma rero urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge narwo rwaje, inyundo ya nyuma yaje ihamya ko abo bakozi batatu b'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli na gaze RMB ndetse n'abo bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwo ni abashoramari bagera kuri 4, bakomeza gukurikiranwa bafunze iminsi 30 y'agateganyo. Ni ukuvuga ngo iyo urukiko rw'ibanze rugukatiye hanyuma ukajura mu rukiko rwisumbuye, urukiko rwisumbuye narwo rugahamya yuko ugomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, birumvikana ko utajurira. Ntabwo ujura, ubwo urategereza ukazaburana urubanza mu mizi. Ubwo ubushinjacyaha bwaje kuregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubwo rero nabwo ushobora kunsobanurira uti kuki uru bushinjacyaha butaregeye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho bari baburaniye iminsi 30 y'agateganyo mbere, ahubwo urubanza rwabo rugahita rujya mu rukiko rwisumbuye. Ubwo mbere yuko kubaza ahubwo hita na yego, uvuga ngo ubundi icyaha cyo gusaba no kwakira indonke kiri mu byaha twita iby'ubugome. Ubundi tugira ibyaha bikomeye, ibyoroheje n'ibyaha by'ubugome. Ubwo rero akenshi ibyaha by'ubugome noneho by'umwihariko ku cyaha kirimo ruswa, byose urubanza mu mizi ruburanirwa mu rukiko rwisumbuye. Ubushinjacyaha bwaregeye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, nyuma baza guhabwa itariki yo kuburana, bajya kuburana ku itariki 3 bwa mbere z'ukwezi kwa 10. Byagenze bite rero? Abo bagabo bose uko ari barindwi bo bashoramari 4 mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'abo bakozi 3 ba RMB baje ku rukiko bose bambaye impuzankano ziranga abari mu igororero. Ubundi ubu bafungiye mu igororero i Nyarugenge niho bari gukurikiranwa bafungiye. Hari imanza nyinshi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, abandi baraburana, abagezweho mu gihe cyo kuburana ubushinjacyaha buhabwa umwanya busobanura impamvu bwabazanye imbere y'urukiko. Burasobanura ibyabo bashinja ariko butaragera ku bihano bubasabira.
ubushinjacyaha nako inteko iburanisha itiburishe, urubanza ruzasubukurwa ubutaha. Mwibutse ko muri uru rubanza ikigaragaza ko runakomeye cyane ni urubanza rurimo abacamanza batatu, ababurana ni barindwi. Ubundi nto rukomerera. Urubanza rurimo abashinjwa barindwi, hakabamo abacamanza batatu, ubwo babaye bangahe? 10. Umwanditsi 11, abashinjacyaha 2 13. ubwo kandi abo baburana, noneho abo baburana harimo n'abafite abavoka barenze umwe, 2. Ni ukuvuga ko urubanza rurimo nibura abantu babicayemo, wenda nuko umwanditsi we atavuga, ariko ubundi harimo abantu baba bakeneye umwanya wo kuvuga bakagira ibyo bavuga, bagera muri 15, hafi 20. Nanone ikirugira urubanza rukomeye ni abaregwa. Abaregwa ni abashoramari bakomeye mu gihugu, ni abantu batunze umubare munini w'abanyarwanda, ku rwego rw'uko aba baregwa, aba bashoramari bane mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, urebye imitungo bafite, urebye ibikorwa bafite, urebye bizinesi bakora, ndetse ubwabyo n'abo bakozi batatu ba RMB bazindutse bakavuga bati ibikorwa byaba byose birafunzwe. Ni ukuvuga ngo n'abaturage ibihumbi batari bake baba bagiye kwicwa n'inzara. Inteko iburanisha yahise ivuga ko bwije urubanza rusubitswe, ubwo hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10. Ni ukuvuga ngo abantu baje kuburana, ubushinjacyaha buhabwa umwanya busobanura ibyo bubashinja, busobanura ubwo bubashinja umwe ku wundi, burangije baburije abantu, abashinjwa ntibababonye umwanya wo kwisobanura. Ubwo hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10. Ubwo rero ikintu kinakomeye kinagoye muri uru rubanza, inteko iburanisha irimo abacamanza batatu. Abo bacamanza batatu kugira ngo bazahuze itariki babonekeraho bose, kuko n'ubundi buri umwe aba afite izindi manza azajya guca, afite n'izindi nshingano zitandukanye. Biragoye cyane. Ntabwo akazi ari urubanza rumwe bari bafite. Iyi tariki abacamanza bose baje kongera kubonekeraho, ndetse n'abashinjacyaha bakaboneka, baje kuboneka ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 11, hashize ukwezi kurengaho iminsi. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 rero byagenze bite? Inteko iburanisha imaze kwinjira igizwe n'abacamanza batatu, yavuze ko hari amasaha 2 yonyine yo kuburana. Gusa nabwo byaje kurangira ababashije kwisobanura ari abaregwa, ariko abavoka babo cyangwa se ababungana mu mategeko nta wabonye umwanya wo kugira icyo avuga ngo yunganire umukiriya we. Bitandukanye n'ibyo najyaga mbona, urukiko rwahaye umwanya Kanyangira John, ubushinjacyaha atangira yisobanura ku byaha ashinjwa byo gusaba no kwakira indonke, ariko cyane cyane atangira yitsa ku byo ashinjwa byo kuba ubushinjacyaha buvuga ko abo bacukuzi b'amabuye y'agaciro bamuhaye indonke. Hanyuma ubundi ubushinjacyaha buvuga ko nyuma y'uko RMB ishyize uwitwa Kanyangira John ndetse na Rwomushana Karemero Augustin na Niyongabo Richard muri komite ishinzwe gusesengura ubusabe bw'impushya zo gucukura mine, zo gucukura amabuye y'agaciro, ngo bagiye bahana gahunda n'abacukuzi batandukanye mu bihe bitandukanye, bagahura bakabizeza indonke kugira ngo bafashe abo bacukuzi ku byo babaga barimo barasaba, birimo impushya z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ababaga barimo barasaba ibyo twita tax zishyirwa ku mabuye y'agaciro kugira babone uko bageza ku isoko n'ibindi byangombwa. Hanyuma rero Kanyangira John yatangiye asobanura ko nta ndonke yigeze asaba umucukuzi uwo ari we wese, ariko Kanyangira John yitsa cyane ubushinjacyaha bwo bwavugaga ko hari amafaranga yagiye yohererezwa na Ndagijimana Jean Philippe mu bihe bitandukanye. Hanyuma rero Kanyangira John yisobanura avuga ko ayo mafaranga
yagiye yoherezwa na Ndagijimana Jean Philippe mu bihe bitandukanye, ari amafaranga yamuhaga bagiye gukina. Ngo hari ikipe bahuragamo y'abantu bakuru bakinaga cyane cyane ku cyumweru no kuwa gatandatu, ikipe y'abasaza. Hanyuma kubera ko Kanyangira John ariwe bari baziranye cyane, ari n'inshuti ye baziranye kuva kera, ayo mafaranga ngakayamuha, hanyuma akaza kuyasangira na bagenzi be. Tukiri nawe na Ndagijimana Jean Philippe nawe yisobanura, nawe yavuze ko urumva Ndagijimana Jean Philippe umuyobozi wa Gamiko ashinjwa guhindonke Kanyangira John, umukozi wa RMB. Kanyangira John akavuga ngo nta ndonke amaye ayo mafaranga, yari amafaranga y'ikipe yanyuzagaho. Ayo mafaranga buri gihe uko twajyaga gukina Kanyangira John yarayatangaga, agenewe abantu bose bitabiriye bakinye, kuko ni umuntu mwiza ugira ubuntu. Hanyuma na Ndagijimana Jean Philippe nawe akavuga ngo ayo mafaranga namuhaye ntacyo naguraga nawe, aya mafaranga nayamuhaga kuko ariwe tuziranye kuva na kera, sinamuhaga kubera ko twabaga twagiye gukina ngasangire na bagenzi be. Ni amafaranga yari agenewe ikipe, amafaranga yabaga agenewe ikipe, ntabwo ari amafaranga y'indonke. Icyakora nanone hari ahantu ubushinjacyaha buvuga ko ngo kimwe mu bigaragaza ko Kanyangira John yakiraga indonke ituruka kwa Ndagijimana Jean Philippe, ngo naho ngo yigeze kumwandikira nga agahene ka Noheli kabonetse, akagira ibintu amusobanura ngaze nawe. Hanyuma rero Ndagijimana Jean Philippe we nako Ndagijimana Jean Philippe yavuze ko ari ihene yari yikuriye mu Mutara, mu minsi mikuru izo hene yajyaga zizana, ati ntabwo ari Kanyangira John yazihaye, hari n'abandi yahaye izo hene b'inshuti ye kugira ngo yahamagaye ingabahe ku ihene nk'inshuti zabo kugira ngo bibonere ku kanyama ka Noheli. Hanyuma hari undi mukozi wa RMB nawe witwa Niyongabo Richard. Niyongabo Richard ubushinjacyaha bumushinja ko yakiriye indonke yahawe n'uwitwa Rubazinda Callixte. Rubazinda Callixte akaba afite kompanyi yitwa Kariyani Mines ikorera imageragere n'ubundi mu mujyi wa Kigali. Hanyuma rero Niyongabo Richard amafaranga ubushinjacyaha bumushinja y'indonke yahawe na Rubazinda Callixte ni 200,000. Gusa nanone baburana biregura, Niyongabo Richard yavuze ko ayo mafaranga 200,000 ari ayo Rubazinda Callixte yamugurije. Ndabona baranditse Felix, narinzi ko ari Callixte. Ni amafaranga Rubazinda yamugurije 200,000, yamugujije nk'umuntu wari inshuti ye. Callixte yego, ni amafaranga yamugurije nk'inshuti, ndetse nyuma yaje kugenda yamwishyura, bakaba baramufashe hari ayo yari akimusigayemo. Hanyuma rero ikindi ku ruhande rwa Rubazinda Callixte nawe yisobanura, Rubazinda nawe yavuze ko ayo mafaranga 200,000 nayo ari ayo yari yagurije Niyongabo Richard. ugafunga n'umwenda w'abandi. Ukuvuga ngo ubushinjacyaha bwo ntibubyemera, buravuga buti aya ni amafaranga yaguhaye kubera serivisi wari urimo urasaba z'amatagisi n'ibindi muri RMB, n'indonke yaguhaye. Mu gihe Niyongabo Richard wavuga ati ntabwo ari indonke, ni amafaranga yangurije. Ni ukuvuga ngo bundi mu nzego z'ubutabera batanga ubwisanzure, barafata abantu babiri bashinjwa umwe guha indonke undi, ubwo umwe arashinjwa gusa no kwakira indonke, undi agashinjwa kwakira indonke, barangiza bakabafungana ahantu hamwe. Bamara kubafungana ba bantu mu gihe cyo kwiregura bakicara kuri dosiye wa babiri bagafatanya kuyiga, barangiza bakaza kuburana. Ubundi niho ubonera ko ubutabera mu Rwanda rivi. Uruza amategeko ni meza, niyo mpamvu abantu baba bakeneye abanyamategeko kugira ngo babagaragarize nyine ko ibintu birimo birakorwa byemewe n'amategeko. Ibyo byemewe n'amategeko nyine
icyakora itegeko ribaye ribitegeka ukundi ko umwe yagakwiye kuba afungirwa ahe n'undi we, bivuze ngo abangaba naho bari mageragere barafunganwa, no mu gihe cyo kuza kwisobanura barazana dosiye baba bafatikanyije kuyiga. Hanyuma reka dusimbuke tujye kuri Rwomushana Karemera Augustin. Rwomushana Karemera Augustin, insesengura iyi kese y'aba bakozi bo muri RMB bafunzwe 3 ndetse n'abashoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, naravuze nti ari kesi ntarimo ndumva cyane ni ya Rwomushana Karemera Augustin ndetse n'uwitwa Hakizinshuti Yonas. Rwomushana Karemera umukozi wa RMB ndetse na Hakizinshuti Yonas umushoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, muri dosiye y'abantu 7 nibo bonyine bumva mu byo bashinjwa hatavugwamo ijambo amafaranga. Naringeze kuri Rwomushana ushinjwa itonesha. Ubundi ubushinjacyaha buvuga ko yafashe koperative yitwa Rukoma Mining ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Kamonyi. Ubundi Rukoma gurisaho mu makano ka Kamonyi. Yego, inarimo umugabo witwa Eric ari we vice president wa association y'abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu ntara y'Amajyepfo. Koperative yitwa Rukoma Mining ngo yasabye ibyangombwa runaka, ihabwa n'ibyo itasabye. Ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo oya, ubwo ntabwo babahaye butamwe biyongeraho na ngenda, ahubwo ubundi yaba turimo turaburana ku ngoma z'abandi twavuga ngo Rwomushana Karemera Augustin yafashe Rukoma Mining ayiha butamwa na ngenda. ariko ubundi Rukoma Mining ngo hari ibyo yari yarasabwe gukosora kuzuza, yaregwaga itari yujuje neza, ariko Rukoma Mining yaje kubona umufatanyabikorwa, ariko imubona hari ibyo yasabye gukosora. Hanyuma Rukoma Mining Cooperative yandikira RMB isaba ko yakwemera igakorana n'uwo mufatanyabikorwa kugira ngo ibone n'imbaraga zo gukosora bimwe bari bayisabye gukosora. Maze kubyandika rero ubushinjacyaha buvuga ko Rwomushana Karemera Augustin aho kuyisubiza icyo cyonyine yayishubije yuko umufatanyabikorwa imwemerewe, ariko nanone anayiha n'ibindi itasabye. Ngaranayibwira ati mwemerewe kuva mu cyiciro, ubwo turacyita icyiciro kigeranyije cya mine mujya mu cyiciro kinini. Mu by'ukuri ngo Rukoma Mining Cooperative ntabwo ari yasabye yuko yimurwa ikava mu cyiciro kimwe ijya mu kindi, ayikora graduation ayishyira mu kindi cyiciro. Rwomushana Karemera Augustin rero yireguye avuga ko ibaruwa ari we wayanditse, ariko atari we wanyuma uyifataho umwanzuro, nta kashe yiriho, atari we wayisinyeho bwa nyuma. Urumva yarayanditse ibaruwa iraza iragenda igera kuri CEO wa RMB. Icyo gihe yari Kamanzi Francis, maybe uyu nguyu usigaye uyobora ikigo cy'igihugu deje, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative, niwe icyo gihe wayoboraga RMB, niwe wayifashe umwanzuro wa nyuma. Rwomushana Karemera Augustin aravuga ati ngewe ko ntari umuyobozi wa RMB, navanye Rukoma Mining mu cyiciro kimwe nyishyira mu kindi. Ni ukuvuga ngo Rwomushana Karemera Augustin we yanditse ibaruwa atari wisereho kashe ngo ivana Rukoma Mining mu cyiciro kimwe itabisabye iyishyira mu kindi. Hanyuma ibaruwa iraza kugenda igera no ku mujyanama wa CEO, abayikorera analysis, abayisesengura basoma bareba nta makosa arimo n'iki, barayisoma bayimugezaho, nawe akubitaho inyundo ya nyuma. Rukoma Mining uvuye mu cyiciro
cya mine igeranyije ushyizwe mu cyiciro cya mine nini. ngaho n'ubwo dosiye hakaba irimo nabo bari abayobozi nabo banari ibyo bihari inzego z'ubutabera niko uko niko yireguye. yego niko yireguye. kandi nanone wa mugani ukibaza ngo ubundi uyu mugabo twakabaye turimo turibaza ngo ubundi yibye kashi niwe wasinye mu mwanya w'umuyobozi mukuru wa RMB, ariko wari umuyobozi mukuru wa RMB icyo gihe Rukoma Mining ivanwa mu cyiciro kimwe igashyirwa mu kindi kinini, niwe wabisinyeho. Kamanzi ubu ari kuyobora amakoperative, arimo arayobora amakoperative, ari kuburana kuri kashe, undi ari kuburana kuri uwo mwanzuro wafashwe. ariko uko nuko yiregura abakurikiye Green Rwanda ntibaze kumva ko twavuze ko uko niko yirekura, ariko ubushinjacyaha bukamubwira buti wowe niwe wanditse iyo baruwa, ni wowe ukwiye kubibazwa. icyo ngicyo nicyo ashingiraho ashinjwa, ubushinjacyaha bushingiraho bumushinja gufata icyemezo gishingiye ku bushuti, ikene wabo n'itonesha. icyo niba kumva hose arafata icyemezo nk'ayo, aho niho urubanza rubera urubanza. Umuntu wese aba afite rumu y'ibyo yifashisha aburana. Hanyuma rero tukiri aho, yaba Rwomushana Karemera Augustin ndetse na Kanyangira John ndetse na Niyongabo Richard, abo bose bakaba abakozi ba RMB, usibye ibyo byaha bindi twagarutseho bashinjwa, banashinjwa icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Ubushinjacyaha bukavuga ko bafite imitungo batabasha gusobanura inkomoko yayo ugereranyije n'ibyo binjiza byemewe n'amategeko. Hanyuma rero tugiye bose iyo uteranyije amafaranga aba bakozi ba RMB batatu, iyo uteranyije agaciro k'indonke bashinjwa kwakira bose uko ari batatu, ubona ko ubiteranyije harimo Kanyangira John ushinjwa ko imitungo afite atabasha gusobanura inkomoko yayo ifite agaciro ka $804,000, n'abo bandi iyo mitungo yose batabasha gusobanura, ubushinjacyaha buvuga batabasha gusobanura inkomoko yayo, ndetse n'iyo ndonke buvuga ko bakiriye. Iyo uteranyije agaciro kabyo usanga ari amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari imwe. ese iyo mitungo mu muvunyi iranditse? Icyo rero ni nacyo bifashije biregura. Baravuze bati iyi mitungo dutunze twarayidekararaga mu rwego rw'umuvunyi. Ntibigeze badutangaho ikibazo ngo dukurikirane. Niba urwego rw'umuvunyi rutaragaragaje ikibazo, rutarasabye yuko dukorwaho iperereza, ntabwo twakabaye dukurikiranwa iki cyaha. Ibyo nibyo bavuze ejo bundi biregura. Ariko buri wese agerageza gusobanura aho yakuye amafaranga. Bamwe bakavuga bati twatse inguzanyo, Rwomushana Karemera Augustin buriya niwe ushinjwa ko n'ushinjwa ko afite imitungo y'amafaranga make atabasha gusobanura inkomoko yayo. Niba ari ikibanza cya $10,000,000 ntabwo ndimo ndibuka neza, ariko ni ikibanza. Aravuze ati Rwomushana ni umworozi, yavuze ati nagurishije inka zanjye rwose, ngura iki kibanza murimo muranshinja. Hanyuma rero abandi, Kanyangira John ubona ko ari we afite imitungo y'amafaranga menshi, ubushinjacyaha buvuga ko atabashe kubusobanura inkomoko yayo ugeranyije n'ibyo yinjiza ku kwezi, ifite agaciro ka miliyoni zirenga 800. cyangwa ahubwo bisobanuro yabuze. Ubushinjacyaha rero yagiye avuga ko hari aho yatse kredi, hari aho yahabwaga misiyo hanze, hari amafaranga yahabwaga y'umushahara, hari amafaranga yakuraga mu kazi umugore akora, yose akaterateranya akagura iyo mitungo igizwe n'ama-etaje, harimo n'ama-etaje 2. Ubundi mu manza zose uzasanga abantu bashinjwa icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo wabo, hanyuma ubushinjacyaha buvuga ko umutungo agaciro bafite batabasha gusobanura aho bawukugeranyije n'ibyo binjiza byemewe n'amategeko. Abenshi
iyo ari abantu itegeko ritegeka ko badekarara ku rwego rw'umuvunyi buri mwaka nk'aba bakozi ba RMB, akenshi bo biregura bavuga ngo urwego rw'umuvunyi ko nta kibazo rwabibonyemo. Kuki ari mwe mubibonamo ikibazo? Niko akenshi biregura. Ku ruhande rwa Kwizera Jean Bosco, ubushinjacyaha buvuga ko hari amafaranga 200,000 yohereje Kanyangira John. Ubushinjacyaha bukavuga ko ayo mafaranga ari ndonke yamuhaye. Kwizera Jean Bosco afite kompanyi icukura amabuye y'agaciro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba yitwa Dumaka Mining Company Limited. Ubushinjacyaha buvuga ko yahaye umukozi wa RMB indonke y'amafaranga y'u Rwanda 200,000 kuri telefoni. Hanyuma rero Kwizera Jean Bosco avuga ko atari indonke yarahaye uwo mukozi wa RMB, ahubwo ari intwererano yaramuhaye kuko Kanyangira John umukozi wa RMB hari umuvandimwe we wari ufite ubukwe kandi bakaba baziranye, yaramutwerereye. Abantu baziranye cyane. Kanyangira John nawe mu kwisobanura ati aya mafaranga Kwizera Jean Bosco umucukuzi yampaye ni amafaranga y'intwererano. Ubwo rero ahubwo ikintu tutabonye muri iyi dosiye, bakabaye barakurikiranye bakabaza uwo muvandimwe wari ufite ubukwe watwererewe niba ayo mafaranga 200,000 yarayabonye. Avuze ko yayabonye ari intwererano atari indonke. Ariko nkwibutse ko umukozi wa leta n'undi wese itegeko risaba kudekarara ku rwego rw'umuvunyi umutungo atunze. Itegeko rinateganya ko iyo yakiriye impano irengeje amafaranga 100,000 ayidekarara. Hanyuma tukibaza ngo iyo aba ayo mafaranga ari intwererano y'umukozi wa RMB yari kuyadekarara. Ariko kubera amafaranga wavuga ko ataraye, amafaranga yari ay'umuvandimwe wari ufite ubukwe, bari bayamunyujijeho, bari bamutumye yajya kuyadekarara, ahubwo nawe yari kuba yibye, yari kuba yibye intwererano y'abandi. Iyo yishuka akadekarara yari kuba yibye intwererano y'abandi, yanze kuyiba ahita yitwa ruswa. Hanyuma rero reka twihute tujye kurinde umuntu tutarakomozaho n'uwitwa Hakizinshuti Yonas. Hakizinshuti Yonas rero Hakizinshuti Yonas umushoramari ufite kompanyi yitwa Kominyari Limited ikorera mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi, akanagira na ETS ya Josi ikora i Rwamagana nk'uko ubushinjacyaha bubivuga. Buvuga ko impamvu ashinjwa icyaha cyo gutanga indonke, akekwaho icyaha cyo gutanga indonke, ari uko ubwo yasabaga ibyangombwa bitandukanye, icyangombwa cya kompanyi, uruhushya rwa kompanyi ye yitwa Kominya, ndetse na extension y'aho akorera kompanyi ye, y'uruhushya rwa kompanyi ye yitwa ETS Josi ikorera i Rwamagana, yandikiranaga ubutumwa n'uwitwa Kanyangira John umukozi wa RMB, bagahurira ahantu hatari ku kazi, hatari ku biro bya RMB, ahandi hantu. Ubushinjacyaha bukavuga ko bukeka ko ubwo bahuraga, iyo bahuraga yamuhaga indonke. Ariko Wanasi yiregura harawati ngewe mpura n'uyu muntu kuba twarahuraga, yangiraga inama zisanzwe nk'umuntu w'inshuti yanjye, ariko nanone umuntu nanone usobanukiye ibyo dukora, nta ndonke namuhaga, nta n'indonke yansabaga. Ni ukuvuga ngo bafite umunyamategeko w'umuhanga. Hakizinshuti Yonas afite umunyamategeko w'umuhanga, nigeze kumubona rimwe mu rubanza mu karere ka Muhanga, yitwa Nderayi, buretse yitwa Metere irimo ubuhanga Jean Dodier, maybe harimo n'undi mugore n'undi, ariko umugabo witwa Metere irimo ubuhanga Jean Dodier, amazina niyo muntu koko harimo ubuhanga.
niyo aburana wumva ko ari umunyamategeko w'umuhanga. Umunyamategeko Hakizinshuti Yonasi ari nabyo yaburanaga avuga aravuga ubundi guhura n'umuntu bigize icyaha. Ntabwo hari itegeko ribuza kanaka guhura na kanaka. Hari itegeko rivuga ngo urugero Hakizinshuti Yonasi niba ari ibyangombwa arimo arasaba muri RMB nyuma y'akazi ntazigera ahura na Kanyangira John umukozi wa RMB. Hakizinshuti Yonasi ni ukuvuga ngo nta hantu hamwe ubushinjacyaha buvuga ngo Hakizinshuti Yonasi ubwo yahuraga na Kanyangira John umukozi wa RMB yamuhaye indonke y'amafaranga y'umutungo cyangwa se ikindi kintu. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko impamvu zikomeye zituma bushinja Hakizinshuti Yonasi guha indonke Kanyangira John ngo nuko ubwo Hakizinshuti Yonasi yasabaga uruhushya cyangwa se ibyangombwa bya Kominya Limited n'indi yitwa Itisha Josi iri Rwamagana, yahuraga mu bihe bitandukanye n'uwo Kanyangira John umukozi wa RMB uri muri komite ishinzwe gusesengura ubusabe bw'impushya z'ubucukuzi z'amabuye y'agaciro, bagahurira ahantu hatari ku kazi. Ariko umunyamategeko nakubwiye nti metero irimo ubuhanga koko bunganira umugabo n'umuhanga. Mu buhanga bwe amategeko yifashishaga ntagiye gusubiramo iyo asobanura amategeko arimo aya hano mu Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga, niho uhita wumva ko ari umuhanga. Ariko we yaravuze ati erema zirimo hano erema eshatu zirimo zituma mushinja umukeka ko umukiriya wanjye yakoze iki cyane iki. Kuba abantu barahuye bigize icyaha. Kuba umukozi wa RMB yahura n'umucukuzi w'amabuye y'agaciro umushoramari, hanyuma umushoramari akaba arimo araka icyangombwa, bigize icyaha. Mutugaragarize indonke yamuhaye n'indonke bwoko ki? Ahubwo se itegeko rihari rivuga ko niba ushobora kugusaba serivisi nemere kugira aho mpurira nawe ngo twicare tuganire. Ariko ibyo nkubwiye metero irimo ubuhanga yavuze, nongere nkwibutse ko urubanza rwabo abanyamategeko kugeza ubu batarahabwa umwanya mu rubanza. Ibyo nibyo yavugaga mu gihe baburanaga muri detansiyo, gufungwa no gufungurwa by'agateganyo. Baburana ibyo nibyo metero irimo ubuhanga yavugaga. Ariko nanone tunaniteze ko n'ubundi no kuburana mu mizi abanyamategeko nibahabwa umwanya bitazajya kure yaho. Ni ukuvuga ngo muri iyi dosiye mu gihe abanyamategeko bo bataragira icyo bavuga, nk'umunyamakuru iyo wumva ibivugwa nanone havuga bati umugabo afungiye iki, yatanze indonke y'amafaranga angahe, yatanze indonke y'intebe, yatanze indonke ya koruta, yatanze indonke ya gasegereti, yatanze indonke ya B1, yatanze indonke y'iki, yatanze indonke ya ji ya Salama, yatanze indonke ya ji ya Salama, yatanze indonke ya B1. Ukurikije iby'ubushinjacyaha bushinja aba bakozi ba RMB batatu abasesenguzi, imanza abantu bajye baziganira nk'uko turimo turaziganira hari ibyigisho. Ariko abari hanze baba bibaza ngo ubundi umuntu araregwa gutanga indonke, ariko uwakoze iperereza ntagaragaze ubwoko bw'indonke umuntu yatanze, ntagaragaze niba ari intebe yamuhaye ariko n'abacukuzi, ese yamuhaye gasiterite, ese yamuhaye indonke ya koruta, yamuhaye indonke ya gasegereti, yamuhaye indonke ya beryllium, yamuhaye indonke ya turmarine, yamuhaye ibindi bibuye n'ibihe ya gold, yamuhaye indonke y'iki. Icyo nicyo kibazo kiri abantu bibaza kuri kesi y'uwo Hakizinshuti Yonasi. Hanyuma rero nk'uko nabivugaga, usibye ibyo abantu bibaza, urubanza rwabo bakozi ba RMB bose
uko ari batatu n'abashoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rumaze gusubikwa inshuro 3. Akenshi mu gusubikwa kwarwo iyo usesengura ubona ko biterwa n'uko ari urubanza runini cyane. Ni urubanza rurimo abashoramari banini mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko buri umuntu ufite kompanyi ebyiri z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda aba ari munini. Hanyuma ni urubanza usibye ko aba rurimo bakomeye, ni abantu benshi. Urubanza bagiye guha abacamanza 3 ubwabyo bigaragaza ko ari urubanza rukomeye. Ubundi 2 bari ku rubyimba, ariko ni kenshi abantu bagiye basaba ngo zimwe mu manza ngo bajye bashyiraho nibura abacamanza 3, ariko akenshi wenda tugiye ku mpamvu ngewe nk'umunyamakuru iyo nsesenguye mbona impamvu ituma zimwe mu manza zihabwa abacamanza benshi. Usibye ko ubundi kesi zikunda guhabwa abacamanza benshi ni kesi zivugwamo zirimo icyaha cya jenoside. Nk'urugero ejo bundi nawe nkubona kwa Musonera wagiye gukora ku rubanza rwa Musonera ushinjwa ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside, bamukatiye byarangiye urukiko rw'ibanze rwa Cyumba mu karere ka Muhanga rumukatiye igifungo cy'imyaka 20 nk'uko nabibonye iwawe. Ubona ko rwahawe abacamanza 3. Uru rubanza rero rw'abakozi 3 ba RMB ndetse n'abashoramari 4 mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nge nk'umunyamakuru iyo nsesengura impamvu rwahawe abacamanza 3, icya mbere icyo mbona bizafasha ni urubanza ubwarwo urwimo abantu benshi. Kuba abacamanza ari benshi kandi urubanza rurimo abantu benshi bagera kuri 7 ubwabyo bizaborohereza mu kazi kurusha uko rwaharirwa umucamanza umwe. Hanyuma icya kabiri ni abantu bafite uko banashinjwa gutanguka. Urumva rero niba abantu bashinjwa gusaba no kwakira indonke, hakaba harimo n'abashinjwa kuba iyo ndonke, kandi bakaba ari abantu b'abaherwe, kubashyiraho abacamanza 3 bifite icyo byafasha. Ubundi mu nkiko zimwe zo ku isi umuntu bamufunga bamushinja gutanga ruswa cyangwa se gusaba ruswa cyangwa se indonke, noneho mu gihe afunzwe akagerageza gutanga ruswa cyangwa se indonke kugira ngo bamurekure. Wabyumvise ri? Mu nkiko zimwe zo ku isi umuntu bamufunga bamushinja gutanga indonke cyangwa se kuyisaba, hanyuma mu gihe afunze akagerageza gutanga indonke cyangwa se akayitanga kugira ngo afungurwe. Aho niho ubutabera ubona ko bugirira akazi gakomeye. Inzego z'ubutabera zifite akazi gakomeye cyane. Hanyuma rero nk'uko nabivugaga, ubwo urubanza rwatangiye kuburanwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 bararusubika. Hanyuma barusubitse bitewe n'uko umunsi hari haburanwa imanza nyinshi. Mu gihe cyo kuburana mu gihe cyo buza kwira ubushinjacyaha bwo bumaze kuvuga. Hanyuma ku wa 5 nabwo ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 11 nabwo rusubukuwe, bahabwa amasaha 2 arangira. Abantu urubanza rutarangiye, abavoka bunganira abo bashinjwa batarahabwa umwanya, ariko nanone n'ubushinjacyaha bwari butarabasabira ibihano. Hanyuma rero ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 11 niwo munsi byari byitezwe ko urubanza rw'abakozi ba RMB 3 nk'uko nabivugaga n'abashoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro 4 ruri busubukurwe, ariko ubushinjacyaha nibwo butabonetse. Ubushinjacyaha bwari bufite inama nk'uko nabibonye wanabipostinze ku mbuga nkoranyambaga zawe. Nabonye ugaragaza ko itangazo washyizeho rivuga ngo iki niba nibuka neza, ariko itangazo rivuga ko imanza zari kuba umunsi zose zasubitswe bitewe n'uko
ubushinjacyaha bwari bufite inama zikaba zarimuriwe ikindi gihe. Ariko dusoza kugira ngo ngucike njye ndisoreza uyu munsi kandi n'ingaruka nzazana umubawonsa. Uru rubanza ubona ko rurimo abacamanza batatu bafite izindi nshingano bakora, kuko si uru rubanza rwonyine bakurikira, kugira ngo rero bafite n'izindi bashobora kuba baratangiye kera mbere y'ubu, kugira ngo rero bahurize ku munsi umwe, ubona ko bigorana. Hanyuma n'ababurana ubwabo ni benshi. N'uru rubanza rero rw'abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'abakozi b'ikigo nyine kibashinzwe, icyakabaye kibaho nuko abacamanza bakabaye bicara bakiga, bakareba niba hari igihe bazabonera rimwe iminsi 2 yikurikiranya, bakabonekera rimwe, barangiza bakarwicarira bakaruca rukarangira. Kuko bafunze mu kwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6, kwa 7, kwa 8, kwa 9, kwa 10, amezi 6 ntamaze kwihirika se, batazi ngo bazakatirwa cyangwa bazababera. Yego, ariko ikiriho bababere batababere abashoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nyine bo kubera bikorera baramutse babaye abere. Abashoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bo kubera bikorera barimo abo bahakiza inshuti Yonas, barimo ba Rubazinda Karisi, barimo ba Kwizera Jean Bosco, ndagije Imana Jean Philippe, bo basubira mu kazi kabo nyine kubera ko barikorera. Ariko abo muri RM babakozi ba leta, itegeko ririkeriya iyo amezi 6 ashize utari mu kazi bashaka undi mukozi gusimbura. Niba amezi 6 rero yaruzuye tayari, ahubwo sinzi niba bataranabohereje ibaruwa ibabwira ko nyine bataye akazi cyangwa se bahagaritse akazi kabo kabaye gahagaritse, ntabwo mbizi. Ariko amezi 6 nashira abakozi ba RMB bagifunze, ariko banza yaranashize, ibyo byose bakazi kabo kazaba gahagaze. Ngayo ngukeri ubushize ni nakubwiye ngo sinzagaruka, ariko bitewe n'umubabaro ngira iyo mbona abantu barimo barakora inkuru zo mu nkiko bakazikora nabi, bakazibyiniramo. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twari turimo kuganira na episode ya 4 kuri babakire bacu, babandi twise abakire 7 barimo gukurikiranwaho ibyaha bitandukanye, barimo abashoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'abakoraga mu kigo kireberera abakora ubwo bucukuzi. Daniel yabisobanuye, ntago ari ngombwa ngo bisubiremo, ahubwo reka mbabwire ngo mukomeze kudukunda, mukomeze kureba ibyo dukora, mukanda kuri subscribe, mukora share, mukora like ndetse na comment. Wifuza nawe kugira ikindi kintu wumva twaganiraho, watwandikira aho hasi muri comment. Pini Rwanda irahari ku bwanyu, ni iyanyu, ntago ari iyacu buriya, ni iyanyu mwese, mudushyigikire. Ubwo reka tubabwire ngo mugire ibihe byiza.